Menya amateka y'umusirikare, igihangange, intwari u Rwanda rwagize mu kubohora ndetse no guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Uwo nta wundi, amazina ye nyakuri bamwita Fred Gisa Rwigema. Twifashishije ikinyamakuru kimwe hano mu Rwanda kivuga ko ari umwe mu ntwari u Rwanda rwibuka wagize uruhare runini mu kwibohora kw'Abanyarwanda. Akaba ari we wari uyoboye urugamba rw'inkotanyi ubwo zatangiraga urugamba rwo kubohora igihugu tariki ya mbere Ukwakira 1990, ariko akaza guhita atabaruka bukeye bwaho. Fred Gisa Rwigema yavutse tariki 10 Mata 1957, avukira i Ruyumba ahahoze ari komine ya Musambira, ubu ni mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Akaba avuka kuri Anastase Kimonyo na Katarina Mukandirima. Amazina yiswe n'ababyeyi be akaba ari Emmanuel Gisa. Ku myaka 3 y'amavuko mu 1960, nyuma y'intambara yo mu 1959 yakuye Abanyarwanda benshi mu byabo, yahungiye n'umuryango we mu gihugu cya Uganda mu nkambi ya Shungereza. Nyuma yo gusoza amashuri ye yisumbuye mu 1976, yagiye mu gisirikare aho yinjiye mu mutwe w'ingabo za Yoweri Kaguta Museveni witwaga FORNAS. Mu magambo arambuye ni Front for National Salvation. Icyo gihe ubwo yitwaga Gisa Emmanuel yahinduye amazina yitwa Gisa Fred Rwigema. Tariki ya mbere Ukwakira 1990, Fred Rwigema niwe wari uyoboye ingabo za FPR zari ziturutse muri Uganda ziteye u Rwanda mu rugamba rwo kubohora. Ku munsi ukurikiyeho Fred Rwigema yarasiwe ku rugamba ahitwa Nyamwishongozi, ubu ni mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba, ahita yitaba Imana. Ibyo bikaba byaraciye intege ingabo za FPR. Nyuma y'urupfu rwa Rwigema wafatwa nk'inkingi ya mwamba ku rugamba, yaje gusimburwa na His Excellency Paul Kagame ku mwanya wo kuyobora ingabo kugeza azigejeje ku ntsinzi tariki 4 Nyakanga 1994. Ubu Gisa Rwigema akaba ari mu cyiciro cy'intwari z'imanzi.